Umunsi ni umunsi d'abord ufite origine tutemezanya nayo kuko ni umunsi ukomoka ku minsi mikuru ya gipagani yizihiza ibigirwamana. Abenshi akenshi dukurikira ibintu tutazi, nyine biriya bintu abantu bakora bisangamo batabizi, ariko ati no we ntabyo uzi, agasa nk'ari ubizi cyane kukurusha, akakubwira ati uyu ni umunsi w'abakundana, ariko réellement ntabwo azi so. Twongeye kubaha ikaze abadukurikira ku Murunga TV. Uyu ni umwanya nanone twongeye guhura kugira ngo tubashe kuganira nk'uko bisanzwe. Ni umwanya mwiza nk'uko mubibona, turi mu kiganiro. Nanone tubaha ikaze aho muherereye mwese ku migabane itandukanye y'isi. Turi hano kugira ngo twongere tuganire ibiganiro bitwubaka. Nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa, abenshi ndizera ko ari kenshi mubonye kandi ibiganiro bye byabagiriye umumaro nk'uko tugenda tubibona. Rero twongeye guhurira mu kindi kiganiro, ariko mbere yuko tuvuga ku nsanganyamatsiko dufite uyu munsi, ndagira ngo tumwakire nanone atwibwiye. Tubahe ikaze. Mwakoze cyane munyamakuru Bienvenue. Nishimiye kongera kuba hano iwanyu ku Murunga TV. Nishimiye ubutumire bwanyu, nishimiye kongera kugaruka. Twari tumaze igihe tutari kumwe, ariko kandi Imana yabikoze twongeye kubana. Ikindi rero nsuje abadukurikiye bose, abari ku Murunga TV, wowe urimo kutureba ndagusuje kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Urakoze. Ndagira ngo uyu munsi ku bantu bakubonye bwa mbere ku Murunga TV, urinde ukora iki, ndagira ngo nanone wongere wivuge muri rusange imirimo ukora n'uwuriwe kugira ngo umuntu ukubonye bwa mbere abashe kumenya. Murakoze cyane. Ngira ngo si ubwa mbere twivuze, ariko kandi kuba ramutse batubonye bwa mbere, nitwa Runyambo Sendor. Nkaba ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'umwana. Mu mirimo isanzwe nkora, ndi umwarimu, ndigisha mu makaminuza ndetse n'andi mashuri asanzwe. Ikindi kandi mu murimo w'Imana ndi umuvugabutumwa, nyoboye n'urubyiruko. Muri make mu murimo w'Imana ibyo nkora ni ibyo bijyanye n'ivugabutumwa, bijyanye n'ubuyobozi no gukora ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana, kuko nize ibintu bijyanye na teoloji, n'ubundi nkora muri izo domene z'itorero cyangwa se gufasha abantu mu bucukumbuzi bw'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Nk'uko mwumvise, ni umuntu ufasha abantu mu bintu bigiye bitandukanye, mu bujyanama, mu iyobokamana by'umwihariko. Uyu munsi tudatinze, ndagira ngo twinjire mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Uyu munsi turaganira kuri Saint Valentin. Hari benshi bayizi bayumva gutyo, ariko ntibazi Saint Valentin ni iki, Saint Valentin ninde. Uyu munsi ndagira ngo turebe muri rusange nk'uko dusanzwe dutanga ubutumwa kugira ngo abantu benshi baze kwiyumva mu kiganiro. Uyu munsi turarebera ese ni gute umukristo yizihiza Saint Valentin. Ese umukristo ni ngombwa ko yizihiza Saint Valentin cyangwa ntabwo ari ngombwa? Ndagira ngo rero nk'uko mwabyumvise, ni umuntu ufite inararibonye, araza kudufasha kugera ku musozo wasobanukiwe ese Saint Valentin ni iki, ese ni ngombwa ko nyizihiza, ifite iyihe nkomoko. Tudatinze mu by'ukuri ndagira ngo dutangire tumubaza icyo kibazo. Ubundi Saint Valentin ni izina ry'umuntu. Valentin, iryo zina risobanuye iki? Mbere yuko tujya mu nkomoko yayo, Saint Valentin ninde? Urakoze cyane. Ubajije ikibazo cyiza kandi nishimiye insanganyamatsiko mwahisemo ko tuganiramo uyu munsi ijyanye na Saint Valentin. Ntekereza ko turi mu cyumweru cyahariwe Saint Valentin, kuba yizihiza. Ahantu nasomye ubushize mbona ngo this is a week of Valentine's Day. Byumvikana ko nk'abantu bayizi bayicelebratinga, ni icyumweru deja kiri dedicated kuri uwo munsi. Ariko mbere yuko wenda twinjira kuri uwo munsi, wari ubaje kuri iryo zina rya Saint Valentin. Ubundi Saint Valentin ni izina ry'umuntu wabayeho mu kinyejana cya gatatu nyuma ya Yesu Kristo, witwaga Valentin de Terni. Yari umukozi w'Imana, reka mbivuge gutyo, yari umupretre. Hanyuma mbere yuko wenda bitirira Saint Valentin iryo zina,
iri zina rivuga umuntu wabayeho muri ico kinyejana nyuma aza kwicwa, noneho urupfu rwe ruhurirana na celebration y'undi munsi utari Saint Valentin wabaga ico gihe turi buze kugaruka wenda mu mateka. Noneho aza kwicwa, sinzi ko wenda ninjira mu mateka automatically kugira ngo wenda duhite tuvuga ukuntu yishwe. Yari umupretre, umukozi w'Imana muri Eglise Catholique, ariko noneho bigeze mu kinyejana cya gatatu hari igihe Rome yigeze kuba iri mu bintu by'intambara, bisaba ko abagabo bose binjira mu kintu kimeze nk'igisirikare kugira ngo barwane urugamba. Ariko noneho haza kubaho uyu mugabo witwa Saint Valentin yakoranye n'undi mu empereur witwa Claude D. Noneho igihe cya Claude D nico gihe Saint Valentin yakozemo. Claude D yashakaga ko abagabo bose bajya ku rugamba bakarwana barwanira Rome. Saint Valentin, uyu mugabo nawe witwa Valentin, nawe akaba ari umukozi w'Imana, wigishaga ijambo ry'Imana, afite n'impano ndetse zo gukora ibitangaza. Noneho umunsi umwe atangira gushingira abantu, kuko uwo mwami atashaka ko abantu bakora ama mariage n'abagabo bafite abagore, yashakaga ko basiga abagore babo. Donc habaye ico kibazo, we agashingira abantu muri secret, mwibanga. Nyuma noneho biza kumenyekana ko arimo gushingira abantu mwibanga. Umwami Claude D wari ico gihe amenyeye makuru, atangira kumushakisha. Amushakishije aza kumushira muri prison, aramufunga, aramuareta. Ikindi kandi noneho wibuke ko Rome hari igihe batemeraga ubukristo, batortira cyangwa se bagapersikita bavuga izina rya Yesu. Noneho uyu mugabo agira dosiye zisa naho zibaye ebyiri yo gushingira abantu, kandi umwami adashaka ko abagabo bashingirwa. Noneho agira n'ikibazo cyo kuba arimo avuga Yesu Kristo kandi bitemewe mu bwami bwa Rome. Noneho bituma abarete, ajya muri prison. Ageze muri prison, amateka ni maremare ariko ndaza kuyasirivora, wenda bashaka bazabisoma, birahari mu bitabo bitandukanye. Ageze muri prison ahuriraho n'undi muntu wagombaga gucunga prison. Uwo muntu yari afite umwana w'umukobwa uhumye amaso. Noneho kubera ko yari afite impano yo gukora ibitangaza, aza guhura n'uwo mukobwa, haba igitangaza, arahumuka. Uburyo yahumutse, umukobwa ngo yaramubwiye ngo namudescribing uko isi imeze, ko yari impumyi. Saint Valentin ko yari afite impano yo guhumura abantu, aramuhumura. Noneho uwo mukobwa ngo ahita atangira kumugima, urumva ko ari muri prison, atangira kumuzanira ibiryo muri prison ahantu ari, kugeza ubwo basa n'abagize urukundo, batangira gusa n'abantu bakundanye. Then noneho Claude yongera kumva ko wa mugabo yongeye kandi kugira gute gukundana n'undi mukobwa, kandi yakoze igitangaza daboro mu izina rya Yesu bitemewe. Ahitamo kumufata, aramwica. Itariki yamwiciyeho ni itariki ya 14 ukwezi kwa kabiri. Abenshi bavuga ko ari umwaka wa 269 270. Donc uwo mwaka uza kuba adopté, cyangwa se iyo tariki iza kuba adopté nk'umunsi wizihizwa w'abakundana. Hari umugabo witwa Alexandre yari umwamperere, nawe niwe waje guproclama aravuga ngo Saint Valentin ni le patron des amoureux. Donc twavuga ko ari nk'umwami cyangwa se umupatro w'abakundana, intwari y'abakundana byinshi. Noneho uwo munsi witirirwa uwo mugabo witwa Valentin. Muri make niyo nkomoko y'iryo zina Saint Valentin. Muri make yagerageje kumva neza, biragaragara ko hari bavuga ibintu bitandukanye, ariko tugendeye kuri aya mateka bavuga ko umwami Claude wa kabiri yabashije gushyiraho itegeko. Muri we yumvaga ko abantu badashatse aribo bakora igisirikare cyiza, niko yizeraga. Ariko se buriya abantu ntabwo baba bajya inyuma y'ibintu wenda batazi, ugasanga wenda n'amateka y'umuntu umwe isi yose yuririyeho. Sinzi icyo wabivuga aho ngaho. Ese ntibishoboka ko abantu bamwe na bamwe babizihiza ibyo batazi bitewe n'umuntu umwe n'ibyo yakoze, wenda bamwe batemera? Ndagira ngo udusobanurire neza aho ngaho. Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Ubundi wabuze n'ibibazo utangira ikiganiro, urabaza ngo ese abakristo bemerewe gukora Saint Valentin. Ubwo nicyo kibazo cyane tuza kwibaza, ngo ese umukristo yemerewe kwizihiza Saint Valentin?
niba ari byo turavuga ngo ese yayizihiza ate, kandi niba atari byo turavuga ngo kuki atagomba kuyizihiza. Ntabwo ndi buze guhita ntira conclusion, wenda turaza gufata umwanzuro twese hamwe n'abadukurikiye kugira ngo tuvuge ngo ese umuntu yakwizihiza Saint Valentin kubera izihe mpamvu tugomba kuyizihiza, cyangwa niba tutayizihiza kubera izihe mpamvu tutagomba kuyizihiza. Usubiye inyuma gato mu mateka kugira ngo wenda twumve, yaje kwitwa Saint Valentin nyuma cyane, ariko hari indi minsi mikuru ibiri iri mu mateka y'Abaroma. Mwibuke ko ubukristo bwaje hariho ubuyobozi, niba navuga ubuyobozi cyangwa se ubwami bw'Abaroma, nibo bari batwaye icyo gihe. Yesu yavukiye muri iyo circonstance, noneho ubukristo buvukira muri icyo gihe. Ariko mbere yuko wenda abantu baba Kristo, n'igihe Roma iza gukizwa ku gihe cy'umwami Constantine, niwe waje kuvuga ngo Roma ibaye ubwami bwa gikristo, bitewe n'impamvu wenda ntari bugarukeho, ni amateka maremare. Mbere Abaroma bagiraga ibigirwamana bizihizaga, ibigirwamana bitari imana nyamana. Reka mvuge gusa ku minsi mikuru ibiri bari bafite bizihizaga, ifitanye inkomoko cyane ya bugufi na Saint Valentin. Hari umunsi witwa Lupercal cyangwa Lupercilia, iyo usomye ibitabo byinshi iryo jambo uribonamo, isoma amateka ya Saint Valentin. Noneho iyo Lupercal ifite ukuntu yizihizwaga, ariko noneho hakaba n'undi munsi nanone witwa Juno Februata wizihizwaga mu kwezi kwa kabiri, yose yabaga mu kwezi kwa kabiri. Uyu wa Lupercal bawizihizaga ku itariki ya 13 kugeza kuri 15 z'ukwezi kwa kabiri za buri mwaka mbere ya Yesu Kristo, byose ni muri Antiquité. Noneho iyo minsi ibiri mikuru niyo ifitanye isano rya bugufi cyane na Saint Valentin. Utese iyo minsi mikuru yari imeze ite? Ubundi iyo usomye ibitabo byinshi, uyu munsi wa Lupercal bawita ko yari fête de licence sexuelle. Yari fête isa naho itanga uburenganzira bwo gukora rapport sexuelle, ubusambanyi. Donc license ku bintu bijyanye na rapport sexuel. Ariko rero hakaba hari ikigwamana bizihizaga cyitwaga Lupercis. Icyo kigwamana bavugaga muri Roma ko ari ikigwamana ngo gitanga umusaruro, Dieu de récolte, ikaba na Dieu protecteur, imana irinda, bakanakitirira ndetse ngo ni imana yirukanaga impyisi zitwa imbwebwe zazaga kona imirima y'Abaroma, zikarya abantu, zikarya n'amatungo, ihene n'intama. Noneho bakizihiza icyo kigirwamana bavuga ngo imana ya Lupercis, cyangwa se n'andi mazina ntari bugarukeho, ngo ni imana ya fertilité, ni imana ya protection. Noneho ubwo barimo kubyizihiza barimo baravuga ngo imana ibarindira imirima, ibarindire amatungo, ibarindire abantu. Hanyuma rero ibintu byakorwaga muri icyo gihe, bafataga abasore, abakobwa b'abasore n'abahungu nyine b'abasore, ariko bagafata abakobwa b'amasugi, donc les vierges. Aba bakobwa bakaza gukina imikino iri a caractère érotique cyangwa se iri mu bintu bisa n'ubusambanyi. Noneho bagafata, batangaga amasacrifice, bagira ibitambo batambira icyo kirwamana cya Lupercis. Noneho bakabaga ihene, bakabaga imboga cyangwa se itungo iryo ryo ryose, bagafata amaraso bakayasiga imyenda bambaye, barangiza noneho bagafata impu bakuye kuri za nyamaswa babaze, bakazikoramo ikintu kimeze nk'inkoni cyangwa se umugozi witwa februa. Uwo mugozi noneho bagafata bakagenda bazunguruka muri Rome, bakubita abagore, babakubita ku bibuno, bavuga ngo barimo babafasha kuba fertile, kugira ngo fertilité sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, kugira ngo bashobore kubyara, babakureho umuvumo w'ubugumba cyangwa se ikibazo cy'ubugumba. Kandi ngo izo nkoni babakubitaga ko ari ukubahumanura, kuko ijambo februa ni purification cyangwa se kweza. Donc bagakora ibyo bintu bisa n'iby'ibigirwamana, ariko bakora muri a caractère y'imyemerere yabo, kuko ntabwo bari bazi imana nyamana, ntabwo bari bazi Yesu Kristo. So ibyo bintu bigakorwa rero n'abo bana b'abakobwa n'abahungu, bakabikora muri ubwo buryo. Ikindi kandi babikoreraga ahantu hitwa ngo ni ku musozi wa Palatini. Ngira ngo abantu basoma amateka uburyo Roma yabayeho, hari abantu bitwa Romulus na Remus, bavuga ko bari impanga, batorwa n'inyamaswa yitwa Lu, hanyuma ngo irabonsa, irabarira, barakura, aribo baje gufonda cyangwa se guhimba ubwami bwa Roma. Ndimo ndavuga amateka wenda abantu benshi batazi, ariko kugira ngo tuze gusobanukirwa neza iki kintu. Hanyuma noneho
abo basore bafataga umwanya wo kuzenguruka mu mujyi wa Roma bakora ibyo bintu, byarangira noneho bakaza gukora ikintu gisa na kakaweti, bagafata impapuro bakandikaho amazina y'abakobwa, muri abo bakobwa batoye gukina iyo mikino, barangiza bakababwira ati abahungu noneho nabo bitabiriye iyo mikino, bati mugende mutore amazina y'abantu banditse kuri turiya dupapuro, noneho we watora izina wenda ry'uwitwa runaka, ntabwo ndi buvuga amazina y'abantu, agahita aba umupartner wawe. Ni ukuvuga ngo mukaba abaparteneri muri uwo mwaka mwabikoreyemo, agahita aba umuparteneri sexuel, uwo muzakorana sexe kuzageza umwaka urangiye. So ubwo nibwo buryo bwizihizwagamo Februata na Lupercale. So kugira ngo wenda ntari buze kwinjira mu mateka maremare, noneho urumva ko deja harimo ikintu cy'ubusambanyi bwihishe nyuma y'iyi minsi mikuru yakorwaga muri icyo gihe. Nyuma mu myaka ya nyuma cyane niho abami bagiye bahindura, Roma itangiye kuba ubwami bwa gikristo, batangira guhindura iminsi imwe n'imwe. Hari nk'umupape witwa Gelase wa kabiri, nawe ubu yabayeho muri icyo kinyejana, muri icyo gihe nyine iyo mikino yakorwaga gutyo, ashaka gukristianiza, mbese guhindura iminsi yakoreshwaga yizihizwa ibigirwamana kugira ngo ayigire iminsi yizihiza Imana. Ubwa mbere yabaje kuwukora ngo ni umunsi wa purification ya Mariya, umunsi wo kwezwa kwa Bikira Mariya, wizihizwa ryo muri Eglise Catholique. Nyuma y'imyaka ibiri aza kuwuhindura ngo ni umunsi w'abakundana, ariwo nyine Saint Valentin. Basa nkaho bawitiriye icyo kintu, ariko relema isoko n'umuzi w'uwo munsi wa Saint Valentin ukurikirwa n'indi minsi itari ya gikristo. Ngira ngo wenda tugize ngo twinjire cyane ducukumbure ayo mateka, ni ngombwa ko abantu bayamenye ngo se uyu munsi waje kwitwa Saint Valentin ryari, byagenze gute. Usanga ari vuba mu myaka ya za 494 nibwo baje uwo pape witwa Gelase yaje noneho guhindura amazina yawo, agenda wita neza kugeza tugeze kuri uyu munsi twita wa Saint Valentin, waje kwemezwa mu mwaka wa 496 nyuma ya Yesu Kristo. Kuri iyi tariki ya 14 twavuze nani yapfiriyeho, Saint Valentin yapfiriyeho, bahita babihuza none barabati uyu munsi ntabwo tukiyise uwa Lupercale na Juno Februata, ubaye umunsi wo kwizihiza abakundana kugira ngo bizihize umunsi mukuru wabo. Ngira ngo wenda ngerageje kuvuga mucamake n'ibyo ngibyo nabivuga. Arakoze cyane ku mateka y'uyu munsi, ngira ngo abenshi bamenye byinshi batari bazi kuri uyu munsi. Mu by'ukuri usanga ari byinshi bivugwa kuri uyu munsi w'abakundana cyangwa se Saint Valentin. Iyo urebye muri statistique bigaragaza ko muri 2019 muri Amerika bavuze ko abanyamerika bakoresheje amafaranga agera kuri miliyari 20.7 y'amadolari y'Amerika, aho abantu bagira, hari benshi banga kwizihiza Saint Valentin bidatewe wenda n'amateka mabi tugenda tubona abirimo, ahubwo bakabiterwa no kuba banga ko ari umunsi wo guspendinga cyangwa se wo gusesagura, aho usanga impano nyinshi bamwe bakabyanga kubera ko badashaka gusesagura. Mbese usanga benshi uyu munsi bafata mu buryo butandukanye. Ese abo bantu bo muri ubwo buryo wabisobanura gute, aho usanga ko bamwe bafata Saint Valentin nk'umunsi wo gusesagura impano? Birumvikana ko harimo amateka y'urukundo, ariko nanone arimo na source cyangwa isoko ya gipagani ku bakristo bamwe badashobora kwizihiza. Ese ni gute twahuza ayo mateka n'igikorwa nyacyo abantu bakunda cy'urukundo, twabihuza gute? Urakoze cyane umunyamakuru Bienveni. Icyo ni ikibazo cyiza twakwibaza twese. Uretse wenda amateka tubashe kuvugaho makeya, ntabwo ndi buvuga ibintu byose kubera ko umwanya ni muto. Uyu munsi ni umunsi d'abord ufite origine tutemezanya nayo, kuko ni umunsi ukomoka ku minsi mikuru ya gipagani yizihiza ibigirwamana. So d'abord uko umuntu ubishira mu gaciro, abenshi akenshi dukurikira ibintu tutazi. Buriya ushobora kubaza umusore kuki wambaye ishati y'umutuku, kuki wambaye iyi couleur, kuki murimo kugendana n'uyu mukobwa, kuko akenshi kubera nyine bira bintu abantu bakora bisangamo batabizi, arakubwira ati no we ntabyo uzi, agasa nk'ari ubizi cyane kukurusha, akakubwira ati uyu ni umunsi w'abakundana, ariko réellement ntabwo azi isoko y'uwo munsi, uko watangiye n'impamvu yawo. So twirengagije wenda isoko yawo, harimo n'icyo kintu cya dépense
cy'ama gift abantu bahana impano bitandukanye, wagize neza gukora ubwo bushakashatsi bugaragaza amafaranga yatakajwe, ayo ni makeya ufatiye wenda kuri Amerika, fata Uburayi, fata Aziya, ufate na Afurika, fata u Rwanda rwonyine amafaranga aba spent kuri uwo munsi ni amafaranga menshi. So mbere yuko twinjira mu kintu ngira ngo twagombye kwibaza ngo ese iki kintu tugiye gukora kidufitiye izihe nyungu, cyangwa se gifitiye soko, kiranyungura iki ngiye nk'umuntu. Twirengagije wenda iyo soko yuko ari igipagani, tugomba no kwibaza ngo ese aya mafaranga turimo kudepansa ntayiki, kuko urukundo bien sûr ruradepansa, ariko kandi ntabwo ari igihe cyo kugira ngo dusesagure amafaranga, ahubwo ni igihe twagombye kuyafashisha abatishoboye, ni igihe twagombye kuyakoreshamo ibindi bintu bitandukanye. So nkumva ko ibyo rero byose umuntu yamaze kumva isoko y'uyu munsi mukuru wa Saint Valentin niwe wahitamo. Ntabwo ndibuze wenda gutanga umwanzuro, turaza kubigarukaho, ariko umuntu yabanza kwibaza ngo ese ibi ngiye gukora ndabizi, ndabyumva, wamara kubyumva nuko abati se ndabikora gute, kuko ntekereza ko turi buze gusoza tuvuga ngo ese umuntu yakora Saint Valentin gute utarinze kudepansa kandi noneho utinjiye mu minsi ifitanye isano n'ibya gipagani. Ngira ngo uko tugenda tuganira turaza kubigarukaho nanone. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo twabashije kumva amateka yabo, ntabwo turi bujye cyane i Roma, ahubwo turabizana mu buzima busanzwe bw'abantu bw'aho dutuye. Mu by'ukuri usanga uyu munsi ufite byinshi uvugwaho, ariko wigeze gukomoza ku bantu bambara umutuku. Ese ririya bara byo kugira ngo abantu barihitemo bambara umutuku, waba uzi impamvu yabyo? Okay. Urakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo ndi umuntu uko celebrating Saint Valentin cyane, wenda ngo menye n'impamvu babyambara, gusa wenda nge nabisanisha nuko urumva ko mu mateka twasomye nuko abantu basigaga irangi ry'umutuku, amaraso bakayasiga imyenda bambaye, noneho imyenda igahinduka umutuku, igahinduka amaraso, bigaragaza ko basacrifice, hari ikintu batanze nk'igitambo, ubundi umutuku ugaragaza amaraso. So mu gihe cyose wambaye umutuku kuri Saint Valentin uba ukoze allusion, uba uhujije uwo munsi na biriya bigirwamana byatangwaga. Niyo mpamvu akenshi bambara, kuki batambara umweru, kuki batambara wenda irindi bara, akenshi umutuku symbolize amaraso. Ntekereza ko rero haba harimo iyo myumvire n'ubundi ko origine yayo idakomoka mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu mico yacu y'Abanyafurika, nuko bifitanye isano n'amaraso. Umutuku numva ngiye ko usobanura amaraso mu magambo make we. Urakoze. Turagenda tuganira, uragenda utwungura byinshi nk'umushakashatsi, ndetse ufasha abantu mu bijyanye n'ibya Gikristo, nibyo wize muri kaminuza mu byiciro byombi. Ariko nanone ndagira ngo tugaruke, ese ubundi nibwira ko Saint Valentin ntabwo turi hano kugira ngo turwanye uyu munsi, ahubwo ndagira ngo tubonereho no kwifuriza umunsi mwiza w'abakundana, ariko babikora neza, bitari muri ubwo buryo, bitarimo icyo gihango. Ariko nanone ndagira ngo tubwire abantu, ese umunsi w'abakundana ni uwo munsi tariki 14 z'ukwa kabiri gusa bigomba gukorwa, cyangwa se abakundana bakundana buri munsi, impano bazihana igihe runaka? Ni ngombwa ko abakundana bategereza uyu munsi? Merci beaucoup. Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza Bienvenue. Mu by'ukuri ntekereza ko icyo cyonyine ni ikibazo tugomba kwibaza. Ese ubundi abantu bakundana bafite umunsi bagomba gukundana ngo tuzakundana le 14 février indi minsi yose twangane? Uko Satani hari ukuntu agenda yinjizamo ibintu abantu. Ubundi urukundo uko turusoma mu ijambo ry'Imana ntabwo rufite periode, ntabwo rufite igihe runaka ngo tuzacelebrating urukundo rwacu iki gihe nitugira aho twangane. No. Ikindi rero akenshi abantu bacelebra uyu munsi wa Saint Valentin ntekereza ko babikora mu buryo butari bwo, kuko ntabwo twagombye kuvuga ngo ni umunsi w'abakundana. Niba tuvuze ngo le 14 ku itariki 14 z'ukwa kabiri nibwo tuzizihiza urukundo rwacu, indi minsi yose tuzaba tudakundana. Ariko ntekereza ko abantu bagombye kwizihiza urukundo buri munsi. Nkanjye na madamu ntabwo twavuga ngo tuzacelebratinga ngo Saint Valentin le 14 février. No, uyu munsi ni ntaha, nimba mfite amafaranga ndaca ahantu mugure gift, ntitaye ngo ni le 14 cyangwa se ni umunsi w'abakundana, kuko dukundana buri munsi, ariko ntabwo dukundana umunsi umwe ngo bite birangira. Ikindi rero nagaruka wenda la plupart y'abasore babikora, urubyiruko cyane cyane ngira ngo nibo babyinjiramo,
mu by'ukuri kubera uyu mwuka w'ubusambanyi twagiye ducukumbura wenda mu mateka, akenshi usanga uririye no gukora ibintu by'imibonano mpuzabitsina cyangwa se ubusambanyi, reka tubivuge mu izina, ugasanga akenshi ushaka kunezeza umukunzi wawe, so kubera ko ari umunsi w'abakundana, reka mwemerere turyamane, it's all. So the most of the y'abakobwa ngira ngo abenshi bagiye ntabwo mfite statistique nta n'ubushakashatsi nabikozeho, ariko benshi amasezerano bahana na kuvuga ngo ku munsi wa Saint Valentin rwose uzaze nzagukora ibyo wifuza. So ntekereza ko ku muntu ukundana tugomba gutandukanya urukundo nyirizina n'urukundo rw'ibyifuzo, cyane cyane umunsi wa Saint Valentin ukururira abantu mu byifuzo charnel by'umubiri bitari ibyifuzo byo mu mwuka cyangwa se ibyifuzo nyakuri, kuko gukundana ntabwo bivuze gusa sinijira mu mateka wenda ngo usobanurire urukundo niki, ariko twagombye gukundana buri munsi kandi tugakundana tutitaye ku itariki ngo ni 14 z'ukwa kabiri, tugakundana buri munsi. Ibyo nuko wenda nabivuga. Urakoze cyane ubikomojeho. Hari iminsi mikuru igenda iba ariko ugasanga abantu mu by'ukuri bataye ikintu cy'umwimerere nyacyo, ahubwo bakurikiye ibindi. Araho nagiye nsoma ngasanga n'abandi abantu basubiza abavuga ko Saint Valentin ifite inkomoko mbi, bakavuga ko nanone bakabisanisha na Noheli, bavuga ko abantu kuri Noheli bashishikazwa n'impano no gusohoka, ariko ntibashishikazwe no kwizihiza Yesu Kristo nk'umwami wabavukiye. Ugasanga bataye icyo kintu cy'umwimerere bagiye mu mpano n'ibindi. Hari kimwe na Saint Valentin, hari abantu bashobora guta urukundo rw'imwimerere bakajya muri izo nzira z'ubusambanyi twagiye tubona. Ndagira ngo uze guha ubutumwa urubyiruko rudukurikiye muri kano kanya rushaka gukoresha uyu munsi muri ubwo buryo bubi. Ese ni ubuhe butumwa wabaha kugira ngo niba bizije Saint Valentin bareke gutekereza ko iyo Saint Valentin ari ukuryamana? Ese ubundi ni iki wababwira, ni ubuhe buryo babukoresha neza uwo munsi? Urakoze cyane, ugize neza gukomoza ku kintu cyitwa Noheli. Ubundi abantu benshi kubera ko twavuze twisanga mu miryango ikijijwe, amazina za Noheli turayazi, ariko ubundi ibyo byose byagiye bizanwa n'Abaroma. Nka Noheli wari umunsi w'ibigirwamana, ntabwo ndi bugarukeho, wenda tuzafata ikiganiro kijyanye na Noheli gusa ukwacyo, ariko Noheli Saint Valentin ni mu minsi imwe yabaye christianisé, ni iminsi yahinduwe iya Gikristo ariko idasobanura neza ibya Kristo. Reka ngaruke wenda kuri uwo munsi wa Noheli, nabwire wenda n'abantu badukurikiye, ubundi Yesu ntabwo yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, never. Yesu ntabwo ari wo munsi yavutse, ahubwo ni umunsi wizihizwaga mu bigirwamana, ariko kubera ko Rome yageze igihe kimwe iyobowe n'umwami witwa Constantine, ashaka guhindura ubwami bwe ubwa Gikristo kubera ko we yari yakijijwe, bituma noneho ashaka kugira ngo ahindure ibintu, ni camouflage, nuvuga ngo iki kintu cyari iki tugihinduye iki. Noheli ubundi wari umunsi w'ibigirwamana, ngira ngo ni nayo mpamvu wenda muri Bibiliya nta hantu namwe uzasanga handitse Noheli. Gusa si nyirwanya wenda ngo abantu bareke kuyizihiza, ariko Noheli tugomba kuyizihiza nk'abibuka ko higeze kubaho umuntu wavutse, avuka ari umwami, avuka ari Imana ikomeye, nk'uko muri Yesaya igice cya 6 n'igice cya 9 bavuga ngo umwana yatuvukiye azitwa Emmanuel, azitwa Imana iri kumwe natwe, n'andi mazina atandukanye. Ariko uzareba kenshi abantu bizihiza Noheli, ubu Noheli yahindutse fete yo kurya no gusangira, fete yo gutanga impano n'ibindi bintu no guspendinga. Uzanumva abantu benshi ntabwo bavuga ngo tugiye kwizihiza, bavuga ngo tugiye kurya Noheli. Nuvuga ngo ni nk'ibiryo tugiye kurya nibirangira, it's all. So tugomba kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo buri munsi. Umukristo wese yagombye kwizihiza Noheli buri munsi. Rero kuri icyo kintu rero cy'umunsi wa Saint Valentin n'umunsi wa Noheli, ntekereza ko tugomba kumenya d'abord icyo tugiye gukora icyo ari cyo. Niba ari Noheli ni ukuvuka kwa Yesu Kristo, ibya dépense ni inutile na accessoire. So umunsi wa Saint Valentin nawo ntabwo ari umunsi wo kwambara umutuku n'umweru simbizi cyangwa se n'umukara, ahubwo ni umunsi wo kwizihiza urukundo. Kandi urukundo ntabwo turwizihiza umunsi umwe ngo birarangiye, urukundo turwizihiza buri munsi wose. Hari ijambo nkunda cyane riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 5, hari ahantu Paulo yavuze ngo urukundo ntirukora ibibi,
mu yandi magambo urukundo rukora ibyiza gusa ntabwo rujya mu biteye, ntirukora ibiteye isoni. Voilà ijambo nashakishaga, ntirukora ibiteye isoni. Ibi turimo tuvuga biteye isoni byo kwisiga amaraso no kwambara imituku n'ibiki kugira ngo twereke abantu ko turi mu rukundo. Je pense ko urukundo ntabwo ari ikintu cyo kurata, ubundi urukundo rubera mu mutima indani. N'imirimo y'urukundo ntabwo akenshi ari iyo kujya kwereka abandi gusa ngo uyu ni umukunzi wanjye, ahubwo urukundo ni hagati yawe ukundana n'ukundwa, hanyuma noneho tukarukora buri munsi, kandi tukirinda noneho gukora ibintu biteye isoni muri rwa rukundo, cyane cyane ibitujyana mu busambanyi, ibitujyana mu byifuzo by'umubiri kuruta wenda kwicara hamwe. Kuki niba abantu bakundana baticara ngo basangire, cyangwa niba muri abakristo ngo muvuye uyu munsi kubera ko dukundana tugiye gusenga dushima Imana duhuje, tugiye gusenga dushima Imana kuri projet dufitanye. So ntekereza ko uburyo twakwizihizamo Saint Valentin, dushobora kwizihiza tutarinze kwambara n'imituku, dushobora kwizihiza tutasipendinga amafaranga menshi, dushobora kwizihiza tutarinze gukora ibindi bintu wenda birenze urukundo, kuko urukundo ntabwo ari ikintu kiri materiel, ahubwo ni ikintu kibera mu mutima. Ubwo rero ibya materiel biza byiyongera ku bindi dusanzwe dukora, ariko urukundo ni urwa buri munsi, twagombye kwizihiza buri munsi. Ikindi kandi umuntu yamaze kumenya isoko n'inkomoko y'uyu munsi, ngira ngo niwe wahitamo cyane uburyo yawe celebrating. Ntabwo ndi hano kujajinga abakora Saint Valentin, nta nubwo wenda ndi buze kubashigikira ngo bakomeze bayikore, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ngo wewe udukurikiye, wowe wizihiza Saint Valentin, ese Saint Valentin niki kuri wowe, uyizihiza gute, niki muganira n'umukunzi wawe? Hanyuma muze kudufasha namwe mutanga umwanzuro umwe mudukurikiye, mutubwire uko twayizihiza n'uburyo mwumva bwiza, ariko dukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo ibindi byose bizarangira hasigara urukundo, ibindi bizarangira urukundo ruhoreho. So ntekereza ko urukundo tutaruhagarika mu bantu, ahubwo uburyo twita urukundo nicyo dusobanura urukundo, nicyo tugomba kwibazaho kuri uno munsi wa none twese. Urakoze cyane. Ndagira ngo nanone twabonye uburyo ki Saint Valentin yizihizwa, hari abayikoresha mu buryo bubi, urubyiruko wenda rukora ibiteye isoni kuri uwo munsi, ariko nanone ndagira ngo ubwire ba bantu bayikora mu buryo bwiza. Ese wa muntu Saint Valentin niba abandi bayikora muri ubwo buryo, we aramutse yikorera neza, niba ari umukunzi we akaba yamugurira iyo mpano, bakasenga se nk'umukristo ubikora muri ubwo buryo, uwo nguwo hari ikibazo wamubuza kuyikora? Ndagira ngo nanone uze gusoreza kuri icyo kibazo tugana ku musozo, ariko nanone ndagira ngo dusaba dukurikiye muri comment yawe uzatanga igitekerezo cyawe, kugira ngo tuzabiganiraho n'ubundi n'ubukurikira, kugira ngo turusheho kungurana. Uyu munsi ntabwo twaje gucira urubanza abakora Saint Valentin, ahubwo no kugira ngo turusheho kumenya inkomoko, nimba unabikora ubikore mu buryo bwiza. Ndagira ngo usoreze kuri icyo kibazo, abantu babikora muri ubwo buryo bwiza wababuza cyangwa se bakomeza ariko muri ubwo buryo bwiza? Dusoza. Murakoze. Urakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza rwose. Ku bantu babikora mu buryo bwiza, ntekereza ko d'abord kugira ngo twumvikane, ese ababikora mu buryo bwiza n'ababikora gute? Nk'ubu ngubu ndatanze urugero rwanjye na madamu, ntabwo ducelebratinga umunsi umwe ngo ni urukundo, ubundi ngo si urukundo. Uyu munsi ni ntaha, wenda nisubira mu rugo mfite ikintu, mfite amafaranga, nshobora guca ahantu muri ahantu ushobora kubona akagifti nk'akamushira. Ubwo ntabwo bisaba ko dutegereza le 14. Ndabizi ko le 14 izahoraho, tariki 14 zizakomeza kugaruka, ariko urukundo rubaho buri munsi. Ntabwo ndi hano kugira ngo mbuze umuntu ucelebrating urukundo rwa le 14, ariko niba urukundo rwawe rugarukira ku itariki 14 z'ukwa kabiri, ubwo si urukundo naje kugira ngo tudiscussing. Urukundo rugomba kuba buri munsi. Ikindi kandi uburyo wenda turuselebratinga, urukundo rugomba kuba rwa buri munsi, kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya nyuma kwa 12, tukaba mu rukundo. Kandi ubwo rukundo noneho twe nk'abana b'Imana noneho bakijijwe, tugakora bimwe navuze byanditse muri mu Bakorinto ba mbere igice cya 13, kugira ngo umuntu wese yizihize urukundo, ariko rwizihize buri munsi atari gutegereza Saint Valentin. Nababwiye inkomoko ya Saint Valentin, nababwiye isoko yayo. Umuntu wenyine niwe wahitamo uburyo ya celebrating Saint Valentin, ariko kandi nk'abakristo tugomba gukundana buri munsi kandi bigakorwa neza, nta kintu giteye isoni cyabayemo, cyangwa se ibintu by'amadepanse yitira adafite icyo ahuriyeho n'urukundo. Murakoze cyane. Ubundi kandi wenda soza, abadukurikiye nabo batubwira uburyo babitekereza, ariko kandi
urukundo rujyana n'amakado ni byiza, tugomba guhana amakado. Bibiliya iravuga ngo Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo. Natwe rero igihe dukundanye tugomba gutanga ibyo dufite, tukabiha abakunzi bacu ndetse tukabiha n'abariya abantu bose bakeneye ubufasha bwacu. Ubwo rukundo nibwo numva na promotinga uyu munsi wa none, kugira ngo dukundane, urukundo rwa kivandimwe, urukundo rutaviza izindi nyungu z'umubiri cyangwa se rudafite ikindi kintu rugamije. Ntekereza ko ari uko nasoza umwanzuro. Twakomeza gufatira hamwe twese, ntitubabuza gukora Saint Valentin, ariko ntitubashigikiye kubikora. Uza kumva iki kiganiro akagera ku musozo wenyine arahitamo uburyo yayiselebratinga, ahasigaye Imana ibafashe, kandi tubifuriza urukundo rwa kivandimwe rw'abana b'Imana. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tubashimiye ko mwabanye natwe. Wowe utarakora subscribe, turagira ngo ubikore kugira ngo ubashe kugeza no ku bandi ubutumwa tuba tugenda tubagezaho. Turabashimiye namwe kuba mwatwitabiriye. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.